Ibihe byiza cyane kuri wowe udukurikiye. Niba uri umubyeyi ukaba utwite cyangwa se ukaba witegura gutwita, hari imirire y'ingenzi umugore utwite agomba kurya buri munsi. Niba rero utwite urasabwa kumva iki kiganiro kugira ngo utangire guhera ubu ngubu ukurikize izi nama ngiye kukubwira kugira ngo umwana wawe uri mu nda abashe gukura neza, umwana wawe uri mu nda abashe kuzavuka afite ibiro byuzuye kandi ari umwana mwiza. Binyuze rero muri iki kiganiro wowe tugiye kubana uraza kuba usobanukiwe n'iyi mirire, hanyuma utangire kuyirya kugira ngo uzabyare umwana wuzuye kandi mwiza, kandi nawe uzabashe kuba wagira imbaraga zo kumubyara kandi neza. Ngiye tugiye kubana rero ndi Nathaniel Afyabora, kandi ngushimira wowe wamaze gukora subscribe, tukaba tubana mu biganiro tugenda tubagezaho by'ubuzima buri munsi. Rwose ndagushimiye. Rero we tubanye nawe ari ubwa mbere, reba wanditse subscribe uhakore kugira ngo nawe ujye ubona ibiganiro byacu tugenda tubagezaho buri munsi. Ibuka gukora like, sharing ndetse utwandikire n'igitekerezo cyawe muri comment, hanyuma tugende twungurana ibitekerezo ku buzima, kuko byinshi tugenda tubona hari icyo bidufasha, byinshi tugenda twumva hari icyo bidufasha kugira ngo twite ku buzima bwacu buri munsi. Ikaze. Ubundi ni kubera iki, reka twibaze iki kibazo, ni ukubera iki umugore utwite agomba kurya indyo yuzuye, kuko imirire y'umugore utwite ari ingenzi. Ubundi umugore utwite agomba kubona intungamubiri zose kugira ngo afashe umwana gukura neza mu nda, ndetse no kwimurinda kuba nawe yarwaragurika. Ikindi kandi imirire ku mugore utwite uburyo ari ingenzi, ni uko imirire myiza ifasha kurinda ibi bikurikira. Bifasha kurinda kubyara umwana ufite ibiro bike. Hari ababyeyi usanga bagiye kubyara ariko ugasanga nyine umwana avutse afite ibiro bikeya. Niba uri umubyeyi rero ukaba utwite cyangwa se ukaba witegura no gutwita, urasabwa kumva bino bintu, iyi mirire, kugira ngo utazabyara umwana ufite ibiro bikeya. Hari impamvu nyinshi zishobora gutuma umwana yavuka afite ibiro bikeya, ariko impamvu y'ingenzi ikomeye cyane ni ukuba umwana mu gihe bari bamutwite, nyina atabashije kubona imirire iboneye, imirire yuzuye, kugira ngo umwana nawe abashe kuvuka afite ibiro byuzuye kandi umwana afite ubuzima bwiza. Rero ibi byakurinda kuba umwana wawe yavuka adafite ibiro byuzuye, kandi ikindi umwana bizamufasha kuba byamurinda indwara zituruka mu kubura intungamubiri mu gihe yari ari mu nda. Ikindi kandi bishobora gufasha umubyeyi kugira imbaraga zo kubyara ndetse no gukira vuba. Niba uri umubyeyi ukaba utwite, ibi birakureba kubera ko iyi mirire nuyubahiriza bizagufasha muri cya gihe umaze kubyara, biguhe imbaraga zo gukira vuba kandi ube wanabyaye neza. Kuko akenshi hari ababyeyi usanga bagiye kubyara ugasanga byagoranye, yewe bikaba ngombwa yuko habaho no kubagwa. Akenshi rero nubwo biterwa n'impamvu zitandukanye, ariko n'impamvu yo kuba umubyeyi ataragiye abona imirire myiza, imirire yuzuye. Hari igihe biba byatewe no kubura imirire yuzuye, hanyuma ugasanga nyine kubyara neza ntago bikunze, kandi na nyuma yo kubyara ugasanga umubyeyi ntabwo akize vuba ngo yongere agire imbaraga vuba. Ibyo biribwa rero, ibyo biribwa by'ingenzi umugore utwite agomba kurya buri munsi, reka duhite tubivugaho. Icya mbere ni ibinyampeke ndetse n'ibiribwa bitanga ingufu. Niba uri umubyeyi ukaba utwite cyangwa se ukaba witegura kuba
ugiye gutwita urasabwa kujya urya ibiribwa birimo ibinyampeke kuko bitanga imbaraga. Umuceri, ibigori, ibirayi, imigati ikoze mu buro nyine, hanyuma n'ibindi bintu byose ubona bitanga imbaraga ariko by'ibinyampeke. Ibyo byose rero uba ubikeneye. Ikindi kandi mu biryo urya bigomba kugufasha kuguha imbaraga, buriya umubyeyi gukora imirimo ya buri munsi no gukura k'uruhu rw'umwana biba byagufasha cyane. Muri kuriya umwana umutwite ukaba wariye biriya binyampeke, bigufasha kuba byaguha ingufu zifasha umubyeyi gukora imirimo ya buri munsi, ndetse muri cya gihe utwite ntube wagira ubunebwe ngo usange nyine wicara hasi. Hari ababyeyi usanga nyine igihe cyo gusama, akimara gusama agahita acika intege, ugasanga arinze ajya kubyara atarongera kubona imbaraga zo kuba yakora n'indi mirimo. Rero ku gihe urya ibi binyampeke bigufasha kuba wagira n'imbaraga, hanyuma n'uruhu rw'umwana uri mu nda rukabasha gukura neza rudafite ibibazo. Ibindi biribwa ugomba kurya ni ukurya ibiribwa bifite intungamubiri, poroteyine. Ni amagi rwose. Niba uri umubyeyi utwite, gerageza ushaka inkoko yawe wowe ubwawe igomba kuguterera amagi yo kurya, kandi ibi bintu ntabwo bigoye. Inkoko wagenda ukayigura, hanyuma ikajya iguterera amagi yo kurya kugeza igihe uzaba ugiye kubyara. Ibyo bizagufasha kuba utabura poroteyine zihagije kandi mu magi zibonekamo. Ikindi kandi ni ukurya ibikomoka ku matungo nyine, haba amagi, inyama, amafi ndetse n'ibishyimbo, soya ndetse n'ubunyobwa. Ibyo byose wabirya ku gihe ufite ubushobozi bwo kubibona, ariko ni byiza kubishaka kuko biragufasha cyane kuba umwana yavuka ameze neza. Ikindi kandi ni ukurya imboga n'imbuto. Ntabwo ukwiye kubura imboga n'imbuto ku gihe utwite. Izo mboga twavugamo karoti, twavugamo amashu, epinari, izitwa borokori, izitwa imboga mbese zifite ibara ry'icyatsi zose. Izo mboga urazikeneye mu gihe utwite. Ikindi, imbuto buriya ukeneye ipapayi irafasha cyane, inanasi, watermelon ndetse na avoka. Izo ni imbuto nziza cyane ku mugore utwite. Ikindi kandi mu kuba wariye imboga n'imbuto biragufasha muri kiriya gihe utwite, bikagufasha kongera amaraso, kuko hari abagore bagera kwa muganga ugasanga ikibazo afite ni ukubura amaraso, ugasanga ni ikibazo gikomeye mu kubyara, bikaba byaba ikibazo. Niba rero nawe utwite, gerageza utangire ujye urya imboga n'imbuto kugira ngo utazahura n'ikibazo cya anemiya cyangwa se anemi ishobora gutuma nyine uhura n'ikibazo mu kubyara. Indi mirire ugomba gufata mu gihe utwite, gerageza irire irimo calcium ndetse n'ibiribwa byubaka amagufa kugira ngo akomere. Urasabwa kunywa amata ku gihe utwite. Ushobora kubona foromaje, ushobora kubona yawurute. Ibyo bintu byose mvuze, amata, foromaje cyangwa yawurute, bifasha gutuma calcium iba yiyongera, nyine amagufa agakomera, kubera ko mu gutwita bya biro biriyongera. Ntube rero wahura n'ikibazo cyo kurwara amavi, cyangwa se ngo kugenda bikunanire usange nta mbaraga ufite. Ibyo byose mu gihe wakoresheje ubu buryo bwo gufata ibirimo calcium ndetse n'ibyubaka amagufa twavuzemo nk'amata, foromaje ndetse na yawurute, urasabwa kujya ubifata
Ibindi biribwa usabwa gufata mu gihe utwite ni ibiribwa bifite iron, birimo ibyitwa iron. Muri ibyo biribwa twavugamo amafi matoya, isombe. Buriya isombe ni ryiza ku buzima bw'umugore utwite. Niba utwite utangire ujye urya isombe kuko bizagufasha. Ikindi ni ukurya ibishyimbo ndetse n'inyama ko nazo zibonekamo iron. Umugore utwite rero agomba gufata ibiryo bifasha kurwanya anemia cyangwa se kurwanya kubura amaraso. Ibyo byose rero biragufasha cyane niba uri umugore utwite. Ikindi ni ukunywa amazi. Abenshi bijya bikunda kubabaho ugasanga umuvuduko w'amaraso warazamutse mu gihe atwite ariko ntamenye impamvu ibitera kuba atanywa amazi ahagije. Byibuze niba uri umugore utwite wagakwiye kuba unywa litiro 2 z'amazi ku munsi kugira ngo umubiri wawe ubone ubusuhuke cyangwa se umubiri wawe ubashe kubona amazi, hanyuma n'amaraso abashe kuba yatembera neza, ube utahura n'ikibazo cyo kurwara umuvuduko w'amaraso. Rero ibintu umugore utwite agomba kwirinda birahari nabyo. Muri ibyo byose nubwo twavuze imirire, ariko umugore utwite hari n'ibyo agomba kwirinda. Hari ukwirinda kunywa ibinyobwa bisindisha. Kunywa ibinyobwa bisindisha ntabwo ari byiza ku mugore utwite. Ikindi kandi kunywa ibiyobyabwenge birimo itabi ndetse n'ibindi bitandukanye by'ibiyobyabwenge nabyo ntabwo ari byiza. Ikindi kandi kurya ibiryo bidahiye neza cyane cyane nk'inyama, ugasanga inyama ntago zihiye, usanga bifite umwanda mwinshi kandi ushobora kugira ikibazo haba ku buzima bwe ndetse n'umwana atwite. Ikindi kandi niba utwite irinde kunywa ikawa nyinshi. Binabaye byiza nta nubwo wagakwiye kuba uyinywa kuko ntabwo ari nziza. Hari inama z'ingenzi rero, fata amafunguro nibura yujuje ibisabwa muri ayo ngayo tuvuze haruguru. Niba uri umubyeyi utwite urasabwa kuba ubifata byose muri ibyo tuvuze haruguru. Ikindi kandi gerageza nibura kurya nibura ku gihe. Ugerageza kurya ku gihe, kuyicisha inzara ngo usange nyine ugiye kurya wari washonje cyane, nabyo ntabwo ari byiza. Ikindi kandi jya ujya kwa muganga kenshi kugira ngo bagusuzume barebe uko umwana ameze ndetse n'ubuzima bwawe by'umwihariko, hanyuma bigende bigufasha cyane. Izo ni inama rero usabwa kubahiriza cyangwa se ni inama ugirwa niba uri umugore utwite kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze kumera neza cyane. Niba rero utwite cyangwa se ufite inshuti iri mu gihe nk'icyo cyo kuba yitegura kubyara, yisangiza ino video kandi ntiwibagirwe nawe gukora like, ukore comment, hanyuma unayisangize nyine iyi video isangisha inshuti zawe. Niba kandi ari n'ubwa mbere twabanye kuri Nathaniel Afiabora utarakora subscribe, ngaho yikoreho, hanyuma tujye tugenda tubana mu biganiro tugenda tukugezaho buri munsi kugira ngo nawe ugende ubasha kugira ubuzima bwiza. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.